gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka ndagusuhuze inshuti ya gusenga everyday uri ku mpande zine zitandukanye, tugushimira twizera yuko uri amahoro kandi ni muri bibazo wihangane, ibihe niko bimeze ariko bizahinduka. Duhaye kaze inshuti zacu ziri muri bihugu biyaga bigari, abari mu Rwanda, abari mu Burundi, mumva ikirundi n'ikinyarwanda, tubakira kuri cyane gusenga everyday. Cyane no gusenga everyday ni shakiro ry'ubutumwa bwiza. Twakira abantu muri Amerika mudukurikira, tubabwira ngo Imana ibahe umugisha. Abari muri Aziya, Imana ibahe umugisha. Abari muri Australia, Imana ibahe umugisha. Abari muri Europe, Imana ibahe umugisha. Abari muri Afrika, mumva ikirundi n'ikinyarwanda, Imana ibahe umugisha. N'inshuti zacu ziri mu Bufaransa, tubabwira ngo Imana ibahe umugisha cyane. Abari muri Canada, inshuti zacu mudukurikirana, Imana ibahe umugisha. Abari muri Nord Caroline, Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Abari muri ku mpande zitandukanye mudukurikira, turabakiye kuri cyane gusenga everyday. Nkuko mubona kuri cyane gusenga everyday, mubona kuri kamera ya gusenga everyday, turi kumwe na Dr. Pastor Mpazibirego. Dr. Pastor Mpazibirego, mwaramutse? Waramutse ute? Turi bazima. Murakomeye? Turaho neza. Dukora tukwakiye kuri cyane gusenga everyday, watangira isenga Imana kandi ukomerezaho. Bana turagushimiye, turaguhimbaje, ugize neza. Wongeye kuduha umwanya mwiza wo kugira ngo tuganire ijambo ryawe. Amasezerano yawe aravuga ngo ntabwo abana b'abantu batungwa n'imitsima gusa, ahubwo batungwa n'amagambo aturuka mu kanwa k'Uwiteka. Tuje uko turi kose, kuko abakwizeye bakwegera, kandi abakwizera amazi y'ubugingo akazatemba ava mu nda yabo. Ndagushimiye kuri Imana ikomeye, ukaba ugiye kutuyobora mu ijambo ryawe. Mana ishobora byose, turanditse icubahiro cyawe kugira ngo abumva amagambo yabashe kunyurwa nayo, kandi ijambo ribashe guhindura imitima ya benshi kubwa Yesu umucunguzi wacu. Amen. Kaze watangira. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana ryanditswe mu gitabo cy'umuhanuzi Amos. Igitabo cy'umuhanuzi Amos ni ibice bitatu, turasoma umurongo wa 3 n'uwa 7. Twumva watubwira umurongo wa 3. Igitabo cy'umuhanuzi Amos ibice bitatu, umurongo wa 3 n'uwa 7. Twumve umurongo wa 3. Mbese abantu babiri bajyana batasezeranye? Umurongo wa 7. Nukuri Uwiteka Imana ntizagira icyo ikora itabanje guhishurira abagaragu bayo b'abahanuzi bishwe byayo. Iri somo cyangwa icyigisho cyacu cy'uyu munsi, turareba inzira z'itumanaho hagati y'Imana n'abantu. Inzira z'itumanaho hagati y'Imana n'abantu. Igice cya mbere turaganira ku busobanuro bw'izo nzira z'itumanaho. Igice cya kabiri turaganira ku busobanuro bw'amashusho mu nzira z'itumanaho. Imana iganiriza abantu bose kandi ikabaganiriza kimwe. Imana ishaka gusohoza umugambi wayo, ntabwo ari ngombwa kuganira n'abakristo gusa, iganira n'abakristo n'abapagani. Ntabwo rero kuganira n'Imana bisaba ngo uri umukristo cyangwa uri umupagani, ahubwo ni Imana, byose biba biturutse ku Mana. Ibishaka kugera ku ntego yayo gusa, nta kindi. Ba Nebukadinezari bareretswe, ba Kuro bareretswe, ba Yeremiya bareretswe, ba Yesaya bareretswe. Muri abo bose mvuze harimo abakozi b'Imana bitwa bizera b'isezerano rya kera, ariko hari n'abanyamahanga. Narizo mpamvu turaganira ku nzira z'itumanaho uko zitandukanye. Imana yatoranije inzira z'itumanaho z'uburyo 7. Inzira ya mbere bayita kubonekerwa. Usomye Itangiriro igice cya 17 umurongo wa 1, haravuga ngo Imana ibonekera Aburahamu. Iyo ni inzira y'itumanaho. Uko kubonekerwa rero, Imana yigaragaza mu ishusho y'umuntu, ikaza imbere y'umuntu, ikaganira n'umuntu nk'umuntu uganira n'undi. Bayita teofani. Uvuga ngo inzira yo kubonekerwa Imana yayikoze kuri Aburahamu. Hakaba n'inzira yo kwitwa kurota. Iya kabiri, Yakobo yarose inzozi igihe yabonaga urwego rushinze ku butaka rugejeje ubushorishori bwayo mu ijuru.
abona abamarayika bagenda bamwe barumanuka abandi baruzamukaho, ariko abibona ari mu nzozi asinziriye, ariko Imana ishaka kumuganiriza iby'ubwoko bwayo mu nzozi, nuko izamusezeranira gakondo ibikora mu nzozi. Iyo ni inzira y'itumanaho ya kabiri. Inzira y'itumanaho ya gatatu ni inzira bita kwerekwa. Muri Daniyeli 18 hariho kwerekwa, ariho Daniyeli yerekwaga inyamaswa ebyiri, avuga imfizi y'intama n'isekurume y'ihene, ashaka gusobanura iby'ubwami bw'Abamedi n'ubwami bw'Abagiriki, Abamedi n'Abaperesi n'ubw'Abagiriki bari bahanganye, bumwe bugiye gusimbura ubundi. Abyerekwa muri izo shusho, ariko arerekwa. Aho ntabwo yarose, ahubwo ku gihe cya karindwi niho Daniyeli yarose, abona inyamaswa enye ashaka gusobanurira abantu iby'ubwami bune, niho yarose. Inzira ya mbere rero ni ukubonekerwa, iya kabiri ni ukurota, iya gatatu ni ukwerekwa, iya kane hari ukuntu Imana isura umuntu ikamuzira, ikaganira nawe nk'uko umuntu aganira n'inshuti. Uko Imana yaganiye na Mose ni ukuva ibice 33 murongo wa 11. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Uwiteka Imana akaganira na Mose amaso ku maso, barebana nk'uko umuntu aganira n'inshuti. Niwe wenyine waganiriye n'Imana mu buryo bwa contact direct, babyita ngo mu nzira zitaziguye. Umuntu agahura n'Imana mu nzira zitaziguye, bakabyita contact direct. Ntabwo bisa niyerekwa, ahubwo Imana yigaragariza umuntu mu yindi shusho, ariko bikagaragara nk'umuntu uganira n'inshuti. Niko avuga, babyita contact direct, kuganira n'Imana mu buryo butaziguye. Ni inzira ya kane. Inzira ya gatanu, hari inzira y'inyandiko zidasobanutse. Umwuka wera iyo asuye itorero, ntabwo bose bahawe impano zo gukorana n'Imana mu nzira z'inyandiko zidasobanutse, ariko umwuka w'Imana iyo ugeze ku wahawe iyo mpano, yandika hasi ashishimura inyandiko zidasobanutse, akaba ari we wenyine wabasha kuzirondora, akazimenya, akamenya ibishwe muri zo. Imana igiye kwiyereka Berushazari, bari mu birori ari benshi, yari yararitse ibisonga n'ibikomangoma, yari yateranije abagore be bose n'inshoreke, atereka umunsi mukuru w'ibyishimo, aribwo yari agiye gusoza ingoma y'Abakarudaya. Ariko kuko byababaje Uwiteka kubona Berushazari ahangara, agatuma ku bikombe by'Uwiteka byari byaranyazwe Yerusalemu, bakabizana mu ngoro y'Abakarudaya igihe cya Nebukadinezari. Yarigeza mu ngoro akabitinya, kuko yari azi ko ari iby'Imana ikomeye, kandi akaba yarayifite ihishurirwa riva ku Mana, nubwo ari umunyamahanga arabitinya. Ariko umuhungu we Berushazari amaze kunezerwa, ibikoresho bibaye bike, arahangara, atuma ku bikombe by'izahabu by'Uwiteka byanyazwe, arabizana barabinywesha abagaragu be. Ibikomangoma n'ibisonga byari aho ngaho n'abagore n'inshoreke bose barabinywesha, ariko Uwiteka ntiyanezerwa. Nibwo hamanukaga ikiganza candika ku rusika kitari kumwe n'umuntu, candika amagambo mu nyandiko zidasobanutse, cyandikaga amagambo yaje gusobanurwa n'umuhanuzi w'Imana Daniyeli. Amagambo avuga ngo Menimeni tekeri Ufrazini, byasobanuraga ko Berushazari yari yapimwe mu gipimo nk'umwambi w'Abakarudaya, Imana igasanga ko adashitse, kandi Imana ikabara imyaka yari amaze ku ngoma igashiraho iherezo. Ariko ubwami bw'Abakarudaya kuko bwari bugiye kugwa mu maboko y'Abamedi n'Abaperesi, nibwo iryo jambo ryavuga ngo Ufarizini, risobanura ngo ubwami bwawe buranyazwe, bugiye mu maboko y'Abamedi n'Abaperesi. Iryo ryari inyandiko zidasobanutse. Imana yari ishaka kumugezaho umugambi wayo, kandi yari umunyamahanga, ariko nayo ikaba inzira y'itumanaho y'Imana n'abantu. No mu itorero biraza, iyo abantu bagize amasengesho, bagize ibihe byiza, bamwe barahanura, abandi bakavuga indimi, abandi bakerekwa, abandi bakabona inyandiko zidasobanutse, nayo igahinduka inzira y'itumanaho. Noneho rero iyo bigeze ku buhanuzi, buba mu bice bitatu.
hari ubuhanuzi bwa Amose hano igice cya 3 umurongo wa 7 avuga ngo nukuri ntabwo Uwiteka azagira icyo akora atabashije guhishurira abagaragu babishwe bye. Nuvuga ngo inzira y'itumanaho ng'ubuhanuzi yakoreye muri Amose ntabwo ari kimwe n'impano yo guhanura yakoreye muri Daniyeli, ntabwo ari kimwe n'umuhamagaro wa Yeremiya wo guhanura. Hari umuhamagaro wo guhanura nka Yeremiya na Ezekiyeli, hakaba impano yo guhanura nka Daniyeli, hakaba n'inzira y'itumanaho noneho nka Amose. Nuvuga ngo ubuhanuzi bwo bukora mu bice bitatu ariko nabwo bwatoranijwe mu nzira z'itumanaho. Noneho rero hakaba n'ikintu cyitwa guhishurirwa. Ubwo Yohana yari ari mu buhungiro igihe cya Kayisari Domisiyani, abakristo bageze igihe cy'akarengane cyo kwicwa, Imana ikamurokora. Aho yarari ntabwo yeretswe, ntabwo yarose, ntabwo yabonekewe, ahubwo yarahishuriwe. Guhishurirwa rero iba inzira iheruka ya 7 y'itumanaho hagati y'Imana n'abantu. Imana ishobora kuba yaragutoranije we mugakorana nayo mu buryo bwo kubonekerwa, igatoranya mugenzi wawe mu buryo bwo kurota, igatoranya mugenzi we mu buryo bwo kwerekwa, igatoranya mugenzi wawe mu buryo bwo guhanura ariko ari nk'inzira y'itumanaho, igatoranya mugenzi we mu buryo inyandiko zidasobanutse, igatoranya mugenzi wawe mu buryo bwo guhishurirwa, igatoranya mugenzi we mu buryo bwo butaziguye nk'ubwa Mose. Nuvuga ngo buri wese afite inzira y'itumanaho y'ubwe yihariye akorana n'Imana ye, ariko zose zikitwa inzira z'itumanaho. Imana ishaka kugeza ubutumwa bwayo n'umugambi wayo mu iteraniro ryayo. Izo nzira z'itumanaho rero nk'uko nababwiye, navuze guhanura nka Daniyeli n'impano, nabyo ni inzira y'itumanaho. Navuze noneho rero iriya nzira y'umuhamagaro ya Yeremiya na Ezekiyeli, hakaba n'iriya nzira ya Amose. Iyo niri ku rutonde noneho rw'ibyo twavuze uko ari 7. Amose avuga ngo nta Imana izakora mu bagaragu yayo, cyangwa nta Imana izakora mu isi, cyangwa nta Imana izakora mu itorero itabanje kunyura ku bagaragu yatoranije ibishwe byayo. Inyura muri izo nzira rero zitandukanye. Buri wese noneho azi uko yahamagawe n'Imana, akamenya uko avugana nayo. Iyo umuntu avuga arota abasinziriye, ariko uwerekwa yakwerekwa ari mu isoko, yakwerekwa ari mu iteraniro, yakwerekwa ari we mu rugo, yakwerekwa ari muri bisi, yakwerekwa ari guhinga. Nuvuga ngo inzira z'itumanaho hagati y'Imana n'abantu ni Imana ibishaka kugeza ubushake bwayo n'umugambi wayo mu iteraniro cyangwa mu bwoko bwayo. Ntabwo rero inzira z'itumanaho zisaba kuba umukristo. Imana ishaka kugeza ubutumwa bwayo ku bwoko bwayo, umupagani arabizana akabibwira itorero, agatanga itorero kubyerekwa. Nk'uko Nebukadinezari yari umunyamahanga, muri iyo mwaka yabonaga ishusho y'umwana w'intama w'Imana. Abisirayeli abari baramuhanuye uretse Mika na Yesaya, ariko Nebukadinezari yabaye uwa mbere wo kubona ishusho y'umwana w'intama. Wa muntu wa 4 wari uhagaze mu itanura ry'umuriro hagati hamwe n'abari abasore 3 bari bajugunyemo, nta wundi wabibonye. N'Abisirayeli nabo bari barabaye abambari ba Nebukadinezari kubwo guhakirizwa, ntabwo babashe kubona umwana w'intama w'Imana. N'Abisirayeli bari baragandukiye Imana, batangajwe no kumva ko umunyamahanga abashije kwerekwa akabona umwana w'intama w'Imana mu itanura ry'umuriro. Izo nzira z'itumanaho rero nk'uko twazivuze buri wese afitiye. Iyo wese ayubahirije, haba mu nzozi iby'Imana birasohora, haba mu iyerekwa birasohora, haba mu buhanuzi bigasohora, haba mu ihishurirwa bigasohora, haba mu kubonekerwa bigasohora, haba mu nyandiko zidasobanutse bigasohora, haba na buriya buhanuzi bw'igice cya 3 cy'inzira y'itumanaho nabwo bugasohora. Iby'Imana yagambiriye bikagera ku iteraniro, iby'Imana yagambiriye bikagera ku bwoko bwayo. Icyo ni igice cya mbere noneho cy'inzira z'itumanaho zahawe abantu. Ushaka kubimenya, hariya muri Itangiriro ibice 28 umurongo wa 10 hari inzozi za Yakobo. Usomye Itangiriro 17 umurongo wa 1 hari ukubonekerwa kwa Aburahamu. Urebye Daniyeli 8 umurongo wa 1 hari ukwerekwa.
Daniyeli ibice 7 umurongo wa mbere n'uwa kabiri hari ukurota. Urebye kuva 33 umurongo wa 11 aho Imana yarebanaga na Mose amaso ku maso nk'uko umuntu arebana n'inshuti, hariya naho ni inzira y'itumanaho yanditswe mu kuva 33 umurongo wa 11. Noneho iriya nzira ya Amose ibice 3 umurongo wa 7 naho ni inzira y'itumanaho n'igitabo cy'ibyahishuye kuva igice cya mbere ngo igice giheruka. Nishurirwa gusa, ntabwo ari iyerekwa, ntabwo ari inzozi, ntabwo ari ibonekerwa, ntabwo ari inzandiko zidasobanutse, ntabwo ari ukuganira n'Imana mu buryo butaziguye nka Mose, ahubwo ryari yishurirwa kuva ku gice cya mbere kugeza ku gice cya 22. Nuvuga ngo izo nzira z'itumanaho buri wese yigenzuye azasanga afite inzira ye y'itumanaho. Hagati y'Imana n'abantu rero Imana iganiriza buri wese. Nta wagira ibyo kwirarira ngo avuye ngo nje mvugana n'Imana, nje ndareba. Oya, abantu bose barareba, abantu bose barakominika bakavugana n'Imana, kuko abantu bose baremwe n'Imana kandi ubushake bw'Imana nibwo butegeka abantu. Nta muntu uzaba umuhanuzi ngo ategeke ubushake bw'Imana, nta muntu uzerekwa ngo ategeke ubushake bw'Imana, nta muntu uzabonekerwa ngo ategeke ubushake bw'Imana, nta muntu uzayishurirwa ngo abashe gutegeka ubushake bw'Imana. Ahubwo Imana ishaka kugira ngo umugambi wawo wuzure usohore, ikoresha inzira yahisemo igihe ishakiye n'umuntu yahisemo. Igice cya kabiri rero ni ubusobanuro bw'amashusho mu nzira z'itumanaho. Iyo umuntu yeretswe abona ishusho, iyo umuntu abonekewe abona ishusho. Iyo ijambo ry'Imana rivuga ngo kubonekerwa, Imana ikabonekera Aburahamu, iyo ari igihe cyo kubonekerwa ari Imana ibonekeye iyi shusho y'umuntu. Mu Gifaransa babyita théophanie, manifestation de Dieu sous une autre forme. Nuvuga ngo inzira y'itumanaho ya théophanie, Imana ifata ishusho y'umuntu ikazi ko kuganiriza. Nibyo wumva bamwe mu bujiji ukumva aravuga ngo narinda ahantu mbona umuntu muremure wambaye imyenda yera, hakaba n'uvuga ngo nanje nabonye umuntu muremure wambaye imikara. Iyo yavangiwe, kuko iyo bibaye imyenda yera aba ari ubutumwa buvuye mu ijuru, iyo bibaye umukara aba ari Satani washatse kwihinduranya, kuko azi kwigana ariko akaba atagera ku kamero k'Imana, agahinduka ikanzu y'umukara. Nibyo wumva nk'umuntu yavangiwe akaje gusobanura inzozi zitari zo. Iyo ari ukubonekerwa rero, ubonekerwa ishusho iyo ari yo yose, ariko ya shusho ikaba ifite ubundi busobanuro. Imana rero ishaka gukorana n'umuntu ishobora gukoresha ishusho cyangwa gukoresha amagambo ikurikije ibihe ubutumwa bwiza bugezemo, ikurikije uwo muntu uwo ari we. Iyo ari umuntu ujijutse ikunze gukoresha amagambo, ariko iyo ari umuntu utajijutse ikoresha ishusho. Ya shusho ikazaza gusobanura ikindi kintu mu magambo, ya magambo agahinduka ubutumwa bwiza bw'iteraniro cyangwa bw'ubwoko bw'Imana. Noneho rero turabanza ishusho ya mbere y'ifarashi. Iyo umuntu abonekewe cyangwa akarota cyangwa cyerekwa cyangwa agahishurirwa cyangwa akabona ubuhanuzi bikavuga ifarashi, ifarashi ubwayo isobanura intambara. Ariko noneho ibara rya ya farashi rikaza gusobanura icyo ya farashi ishaka gusobanura. Usomye igitabo cya Zakariya igice cya mbere umurongo wa 8 kugeza kwa 11, habanza ifarashi itukura. Yari amaze kubona intambara n'amaraso menshi agiye kumeneka. Ifarashi ya kabiri abona ishusho y'ifarashi y'ubugondo, bisobanura ngo ntiharaba amahoro, ariko intambara iri kugabanuka. Ariyo nzibacuho mu bwoko bw'Imana cyangwa mu gihugu. Iyo ari nzibacuho mu gihugu, umuntu abona ifarashi ariko akayibona mu bugondo. Ifarashi ya gatatu rero yari ifarashi y'umweru, yo kuvuga ngo intambara zirarangiye, amahana ararangiye, amakimbirane arahagaze, none habaye amahoro, isi yose ihindutse amahoro. Nibwo ya farashi iza igahinduka umweru. Ariko iyo farashi y'umweru ntabwo ari gusobanura mu byahishuwe igice cya 6. Igice cya 6 habonetse ifarashi y'umweru, haboneka ifarashi itukura, haboneka ifarashi y'umukara, haboneka ifarashi y'igitare. Nuvuga ngo ifarashi ya mbere yabaga ari umweru,
yari ifarashi uwari uyicayeho yagiraga umuheto mu ntoke ze, kandi bikagaragara ko Kristo ari we Yesu wabasha gushushanya iyo farashi y'umweru atabasha kugendana ubwicanyi. Bikagaragara ko ari Satani wari washatse kwihinduranya akishushanya mu ishusho ya Kristo, ariko akaza gufatwa n'umuheto uri ku mugongo. Bikagaragara ko itari bikibaye Kristo. K'Ibyahishuwe 19 igice cya 11 aravuga ngo mbona ifarashi y'umweru uyicayeho akitwa uwo kwizerwa, niwe uca imanza zitabera kandi akavuga ukuri gukwiye. Ni ukuvuga ngo imanza zitabera ziva muri Kristo, kandi yavuze imanza zitabera ari uko biturutse mu ifarashi y'umweru, ariko Satani ashaka kwigana. Ashatse kwigana ya shusho iramuhemukira, izana umwambi hejuru ye, umuheto. Bigaragara ko nubwo yari umweru ariko yari yikoreye ubwicanyi. Izo mpamvu itari kibaye Kristo bitewe n'uwo muheto ari ku mugongo. Ubwo rero ihindutse itukura, nibyo navuze ko byashushanyaga intambara n'amaraso menshi. Ubwo iyo bamaze kurwana, kuko iyo barwana abatarwana barisha ntibakora, baza kuzava mu bwihisho bwabo aho bitaga mu rukubo, batarakoze imirimo ibasha kubatunga, noneho bakicwa n'inzara. Ya farashi bihindutse umukara. Imaze guhinduka umukara, abantu bicwa n'inzara, igiciro kirazamuka ku masoko, ibintu birahenda kuko byari byagabanutse. Abagombye guhinga ngo ibintu bibone ibyo kurya biboneke bari bapfuye, abandi bihishe, kandi abantu bagabanutse. Nizo mpamvu igiciro cyazamutse, ibintu birahenda. Noneho 1/3 cy'abo bantu uko byanditswe muri Ezekiyeli igice cya 6:12 havuga ngo iyo rusakiranye izo ntambara ko zajanye 1/3 abari bishe mu rukubo, ko batabonye igihe cyo gukora imirimo yabo, bavuyeyo basanga nta byo kurya bihari, bicwa n'inzara muri ya farashi y'umukara. Ariko noneho babandi bahungiye kure nabo bibwira ngo bararokotse, basanga ikirere gitandukanye n'ico bavukamo, bishwa n'indwara. Uwiteka aravuga ngo ndiko nzasoza amateka. Ubwo noneho rero abantu bamaze kwicwa n'inzara mu ifarashi y'umukara, haza ifarashi y'igitare. Nta bindi, iherezo ry'ibinyoma bisobanura ni urupfu, iherezo by'intambara ni urupfu, iherezo by'inzara ni urupfu. Uko ya farashi ya mbere yari umweru, yari ishusho y'ikinyoma Satani yashaka kugaragariramo Kristo, ntiyahinduka ye kubwa wa muheto ari ku mugongo, nahinduka ikinyoma. Iyo abantu babeshanye cyane, iherezo bararwana. Iyo barwanye cyane baricana. Iyo bicanye cyane barasonza. Iyo basoze cyane, iherezo rya byose rigahinduka urupfu. Nubanga ifarashi ishobora kuba intambara. Yaba umweru ishobora gushushanya amahoro, ishobora gushushanya uburiganya biterwa n'ico yikoreye, ishobora gushushanya noneho Kristo wagenderaga ku farashi y'umweru igihe azagaruka gushikira itorero. Muri Ibyahishuwe 19:11 ni ukuvuga ngo iyo ari ishusho y'ifarashi twumvise uko isobanura. Ishobora kuza mu kubonekerwa, ushobora kuyibona uri kurota, ushobora kuyibona uri kwerekwa, ushobora kuyibona uri guhishurirwa nka kuriya kwa Yohana intumwa. Narizo mpamvu ni ukwitondera amashusho. Iyo ari ishusho ntabwo kuri kuba kugaragaye, ahubwo bisaba ubundi busobanuro buva ku Mana bugaragaza busobanura ya shusho, kugira ngo bwa butumwa bwiza bone bwuzure bugere ku iteraniro cyangwa bigere ku bwoko bw'Imana. Ushobora kuba uryamye noneho ukabona imbwa igatambuka imbere yawe. Abantu benshi bakunze kubona imbwa mu cyumba cy'amasengesho, bakunze kuvuga ko yasobanuraga ubusambanyi. Ubwo busobanuro babukwiye ku gatabo kitwa umutima w'umuntu, ariko agatabo k'umutima w'umuntu ni igitekerezo cy'abantu, ntabwo ari ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana. Usomye Abacamanza 7:5 uwabonaga ishusho y'imbwa yatekerezaga ku itungo borora cyangwa inyamaswa ihiga benshi batunga iwabo mu rugo, abahigi bakazihigisha. Iyo nyamaswa yitwa imbwa niyo yabonetse mu Bacamanza ibice 7:5. Ariko iyo imbwa igaragaye nkariya muri Matayo 15:26 havuga ngo nta wafata ibyo kurya by'abana ngo abijugunyire imbwa, byashaka gusobanura ko uriya munyakanani yari umunyamahanga,
atari uwo mu bwoko bwa Isirayeli ariko ashaka gusaba ibibereye ubwoko bw'Imana, Yesu aramusubiza ngo ntawafata ibyo kurya by'abana ngo abijugunyire imbwa. Hari imbwa yashushanyaga umunyamahanga. Hariya mu Bafilipi igice cya 3:2 avuga ngo mwirinde za mbwa, bashaka kuvuga abigisha b'ibinyoma. Hariya muri Petero ya 2 ibice 22 avuga ngo imbwa isubiye ku birutsi, bashakaga kuvuga umuntu wakijijwe akaba yaratanze ubuhamya mu itorero ko ari umwana w'Imana, cyaha yahamyaga yashinjaga akongera akagisubiraho, nibyo biza guhinduka no gusubira ku birutsi. Ubwo imbwa isobanura umuntu wavuye ku cyaha agasubira ku gisa naco. Ariko ara mu Byahishuwe 22 hariya utangiriye ku murongo wa 13 ku murongo wa 15 hari abango hanze hazaba imbwa n'abarozi. Imbwa ni umuntu wumvise ubutumwa bwiza akinangira umutima, abandi bakihana agasigara. Biragaragara binarumvikana ko Yesu Kristo nagaruka mu bwiza bwe, abemeye ubutumwa bwiza bazamusanganira, ariko abagize imitima yinangiye nibo bazajugunywa mu itanura ry'umuriro ugurumana, aho bazashiteka ryose. Ni ukuvuga ngo ntabwo imbwa muri Bibiliya nta hantu havuga ko isobanura umusambanyi, nta hahari, ariko ku gatabo k'umutima w'umuntu havuga ko isobanura ubusambanyi. Ubwo rero ni ukwitonda ikintu kitahumetswe n'Imana ukagikorera ubushakashatsi ukareba iki ngiye kuvuga ni igiki. Amashusho rero tugeze ku ntambwe ya 2 y'amashusho mu nzira z'itumanaho. Ubutaha tuzakomereza ku gice cya 2 n'ubundi c'amashusho, ariko tubamenyesheje ko inzira z'itumanaho hagati y'Imana n'abantu ntabwo zireba abakristo gusa, zireba abantu bose baremwe. Iyo Imana ishaka gusohoza umugambi wayo, ishobora no gukoresha abapagani ngo bazane ijambo ry'ivugabutumwa kandi ryihanisha abantu, ariko b'abapagani ryanyuremo ntibihane. Ntabwo Nebukadinezari yabaye umwana w'Imana ngo ahinduke umwisirayeli, ariko yashoje ubutumwa bwiza bwo kumenyesha abantu ko umwana w'intama w'Imana abonetse. Muri Yesaya 45 umurongo wa 1 haravuga ngo ibi ni byo Uwiteka Imana ivuga ku bya Kuro uwo yimikishije amavuta. Ntabwo Imana yimitse Kuro mu misiga amavuta, ariko Abisirayeli babuze bari benshi, bari bakwiriye no gusigwa amavuta, ariko Imana kubw'umugambi wayo, kuko ari we wari ubitse ubugome buhagije bwo gukura Abisirayeli mu maboko y'Abakarudaya, Imana imuha imbaraga. Niyo y'amavuta Imana yamusize, nibyo bita muri pnematology ngo imbaraga z'umwuka wera mu banyamahanga cyangwa mu bisi. Umwuka wera akora mu itorero, ariko ijambo ry'Imana ryemera ko umwuka wera akora no mu banyamahanga kuwosoza umugambi w'Imana. None akaribwa afata b'abanyamahanga b'abagome, Uwiteka Imana ikabasiga amavuta, ikabita abagaragu bayo kugira ngo basohoze ubushake bwayo. Imana yacu idufashe kugira ngo wahawe inzira y'itumanaho iyo ari yo yose, yaba kubonekerwa, yaba kurota, yaba kwerekwa, yaba inzandiko zidasobanutse, yaba guhishurirwa, yaba guhanura, abyubahirize kandi ace bugufi, yemere kuyoborwa kugira ngo ubutumwa bwiza atanga buzabashe kugirira akamaro itorero, kandi buzabashe no kumuhesha ubugingo bwe, bumukizanye n'abazabugezaho. Mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu, amena.